Mwongeye kwirirwa neza bakunzi ba KJ Hot Podcast. Uyu munsi rero tubazaniye umuntu watanje, umuntu mukunda, njyewe ni muri legend kuri nge cyane mufata nk'umuntu wadanje, ni n'umubosi wanje. Turakwakiye muri studio za KJ Hot Podcast Dadi. Murakoze cyane. Uhita unatubwira ahantu iryo zina Dadi ryavuye, kuko ukuntu ndarivuze mitane numva bigomba kugendana. Iryo zina rero mana yaje. Iryo zina ni umuntu bita Aisha, imana barizanye. Urumva hari ukuntu nge najya mba umubosi cyane mu kazi. Nyine gusa nyine nabigize nambara. Mba ndi umuntu utuje nyine. Oya uri inshuti y'abantu. Ya, nicisha bugufi. Umukinnyi nimba akererewe akaguha impamvu. Because first of all nyine nubuzi inyungu z'akazi kiwe. Because kano kazi ka filime hari kuba ugahemberwamo no kuba kakuzamura. So iyo umuntu akererewe rero arabizi ko ari byinshi bimucika. Kasaba wenda Arsene ari gukina atakinye kandi nyine Arsene ifite ikintu kumwongeraho ku isoko ry'umurimo. Noneho akaza akaguha impamvu nakererewe muri ibi ukabyumva. Icyo kikaba cya mbere. Ikindi akaba hari igihe wenda umukinnyi ashobora kurwara muri ku kwezi akabara kuntu azakora agahembwa. Uri kumva ukamuhemba atarakoze kuko yararwaye. Nyine ntago nawe yari we yahaba nyine yari gukora. Kumva ibyo bikazaho abisuri Dadi. Kumva ibyo bikazaho akaba ari igihe tugeze mu gihe cy'ibihe by'imvura nyine abakinnyi banakore ariko kwakuntu mbazi ko abakinnyi batajya bajya gupfa kujajara mu mafilime menshi bahora ari wanye nanjye ibyo nkabibubahira nyine n'ubundi bishyura amazu ko bakoze cyangwa bakarya ko bakoze nawe mbona narungutse nyine mu gakeya nabo ngabaherezaho nyine. Si ibyo bintu rero baricaye bo barabona bavuga ati ibintu umuntu dukorera birenze ko ari boss n'iki dufata nk'abana. Ariko nta nubwo ibyo bintu umubosi nta mubosi ibyo bintu bikora. Ngo niwaje mu kazi kanjye already nanjye kazi kanjye yumva karapfuye. Urumva? Noneho kuba utarakajemo ngiye nkaguhemba. Hari ukica vuga ngo mbimenye ko wagiye muri gahunda zawe. Ibyo birumvikana. Nyine ndikubwira. Ariko warwaye biragaragara. Imvura yabaye nyinshi ngo kwe uyu munsi tutakoze ngo kwaba ari ikibazo cy'ikirere. Ababosi bakora ibyo ni bake. Nose kamaze ngo byagakuye gukora nose urumva nyema mbitekereza. Nandi akina wanjye wenda amafaranga muhemba nagomba muhemba bya mirenge urukumva ko nta mafaranga menshi mba n'amafaranga ari simple tu none ugasaba wenda ukasemo mu bivene muri mu bivene ukasemo abuze kuntu yishyura inzu kubera ko wabikasemo kandi mu by'ukuri isuko watabuze kunaza urikumva yaza kuba afite ubunaza yari buze ahubwo wandi tutajya twumvikana ni wa wundi uba wigira mu zindi gahunda cyangwa ngo wenda ngara umuntu agizanire sere ngo ubukwe ngo yabugiyemo igihe nyine nawe yonde yagukata nyine aho ngaho birumvikana we wagiye kwiryohereza yagiye kuryoshya wagiye muri ubwo bukwe agira iki nyakazi nyine ubwo wenda yagukata. Nibyo byatumye bicara bakavuga ati uyu muntu binadukorera nta ibintu bidasanzwe. Ariko nanjye nkurikije ukuntu nibo izo nuze zose bakorera uburyo ibyo bintu bikoramo nanjye ntago waba uri boss nanjye waba uri Dadi. Ibyo nuko rero naho byase bituruka babizana ari akantu kari aho ngaho karagenda karakura ndetse nabo n'abafana n'inshuti noneho bagira ubwo akora ibaze bayoboye n'izina ryanjye kandi ari ryo njyewe naje mwitakira njye naje muri no muhanda abantu bose nabo mutari nibyo njye naje muri industry impamvu iyo abantu baguhamagara ikintu cyane ubimenye njye naje muri industry uri kira nyine kira man nkunda nakureba hariya yari kira noneho kubera kumva Dadi cyane abantu bose ngo baza Dadi ikintu cyose kibaye Dadi noneho byarangiye nanjye Dadi kandi mfite nanjye Dadi. Nuko byageze atagera n'undi wumva wenda ngo hari ubinyita ko yari yawe ahubwo kwa kuntu kumva cyane abantu babimagara cyane ari nushiduka nyine yumva nyine iryo zina ryanjye ko cyane ko hari benshi bitwa amazina atariyo biswe n'ababyeyi. Sa umuntu yitwa Patino yitwa Nyakso undi yitwa Papa Sava undi yitwa bamenya atariyo mazina yawe ari bene Ramazani undi ari Kanyamuganda Olivenda. Wowe iryo rya Dadi ntago ari niryo mu kazi. No just niryo mu kazi. Nyine kuvuga ngo impamvu biri bitaruka aryo bakuzaniye ku meza nyine. Nabandi rero ushiduka ari kuvuga ngo Dadi atari kwenda ari cyo cyubahera maye cyangwa se ari iki cyane ko usanga ari n'uri nyitana ari kintu ndana namukorera ariko ko yumva aryo babamagara cyane ntabakagenda mu rugo. Oya ariko bitewe n'ukuntu nanone ububanye n'abantu bawe
bituma umuntu nyine kuba yanabikwita ashobora no kubikwita kubera kukubaha ari n'ubinyita kuko avuga ati shama abantu nimba barabara babimwubahira nawe akabinyubahira akakubahira icyo ngicyo. Aha, noneho ikindi kintu nshaka kukubwira muri kariyeri yawe, uri umukinnyi w'umuhanga cyane cyane, nagiriye ubuntu, nagize n'amahirwe yo guhura nawe muri projet, kuba mwaranzanye muri projet zanyu we na Nyambo, mwarakoze cyane, mwanamaye ikindi kintu kinini kuri kariyeri yanjye, kandi mukomeza no kunsapotinga bigaragara. Nzabivuga ntari kumwe nawe batajya mu ruswa. Mu buzima busanzwe hari umuntu uza yumva azi gukina filime, urumva agashaka kuza gukina gusa just out of nowhere akavuga ati giye biriya bintu nabishobora, biriya bintu ni ibisanzwe. Wowe nk'umuntu, kuko usibye gukina filime wowe ukina character zose, uri umukomediye, uri umukinnyi warakaye, uri umugambanyi, uri umuntu mwiza, uri umupapa w'abantu, uri ikirara, nyine zose urazikina izo role. Ndashaka kumenya ni gute nyine, kuko umuntu ntiyamenya ngo character yawe nkawe. Ndi kubura amazina nkwita, uri Morgan, uri Kira, unyita Morgan kuko aribyo batumenyeranyeho. Nabwite Morgan nibyo byoroshye. Nk'ubu ngubu sinumva nyine nihe character muri izo zose ukina ukumva neza iragufitinga, cyangwa nk'umukinnyi character yose wakina mubiye ngari character nyina umva niyo nkunze kurusha izindi, naba nkubeshye. Iyo ngeze muri ako kanya iri kungaburira niyo mba nkunze kurusha izindi. Iyo kugaburira vuga ngo iyo iri kungaba muri ako kanya iri kwibere base niyo mba nkunze kurusha izindi. Yako kanya mbese nshobora kubwira ngo nkunziye hagati hazi indi nkwana niri kuma ibiceri, niyo ngomba guhita nkubwira ko ari ya mbere kuko nayo iri kungaburira. So ariko mu magambo makeya, kuko character yose ngiyemo mba nica amajini. Cyangwa za character yose ugiye muri boosting urapika. Character yose ngiyemo ubwo mine mba ngomba kuba ni number 1, ngomba kuyikorera ukabona ko ari yanjye nyine koko. So rero character zanjye zose ndazikunda. Character zose wakina, njyewe nakunze Niyori cyane. Muri character zose nakubonyemo. Abantu nuko nyine bakunda abantu buriya bakunda impamvu ukirikira cyakinse sase. Abantu umuntu basetsa niyo baba bumva ari nawe muhanga cyane buri. Erega wowe n'ubundi bwawe uri umukomediye, ngiye ndagukurikirana ahantu hose. Nyine ikintu ngende kuvuga, abantu buri umuntu basetsa bumva ari nawe muhanga. Kuko ushobora kumva ngo man ngwino wa mbere ngo just abasetsa. Kandi nawe ibintu umuntu ashobora ku acting, ariko kuko abasetsa bagata bumva nyine ngo muhanga. Ngiye character zose ko zose ziramvuna. Hari gusa character y'imvuna igeze kumvuna cyane. Character ya noza yoburiya Niyori na Kiramani zaramvunnye koza nari impanga nsabwa gukina hamwe uri serie ndi serie ahandi ni noza. Noneho urumva mu magambo baratugira ukuntu usanga ugira akantu ka shida, urakantu gahora kigarukamo muri wowe banakuziho abantu barakuziho cyane. Noneho ugasanga nimba ngiye gukina ndi Kiramani mu mutwe wanjye ngomba no gutekereza nyine ko ari amagambo Kiramani atagomba gukoresha ya Niyori. Ibyo boro bikamvuna nyine byaramunaga cyane. Gukina uri babiri nirumva najya gukina ndi Niyori ngatanirwa ko ari amagambo Kiramani ajya akoresha, turagira n'inseko nibuka ko ninjya guseka, urumva nyine guseka nubwo ngo butegeka guseka ugahita nibuka ko ngo ntabwo ndi buze guseka nka Niyori ko ndi Kiramani. Byaramvunaga cyane. Ako icyo gihe nyine uri umuhanga wa danje nyine sinumva uburyo kinakidaboringa hamwe ngo mbe nka kuriya Niyori ameze gahandi imbere nka kuriya Kiramani ameze. Ntabwo nyine umuntu ashobora kuba yanabishobora, ariko buri ugiye gukurikirana neza ukakurikirana ibintu ari gukina uburyo ari guseka mase abantu kuko baratandukanye. Buriya nuko abantu byatangiye bazingeyewe yeza ko ariko bwa mbere mise nza ngo pa abantu bari kwindirangira abantu bazi ko ngira imanga. Ahubwo ko abantu bari bazi ngo ni Kiramani uri gukina birabiye menye bakaba basanzwe bazi nyine ko nta manga ngira, ariko iyo ako kanya film igisohoka gutya batarigeze banamenya ko umuntu aba yabayeho, bari ko bazi ko ari imanga ziri gukina ko wakinnye ibintu bitandukanye. Aha rero ndi kukubaza ku bijyanye na kariyeri, muri amafilime menshi ukina Nyambo muri inshuti, ntabwo mujya mukina iyo ubu wabaje Nyambo abafana barabyanga. Niyo Nyambo mukinnye mudakundana mugakina filime ufite undi mugore mu rundi rugo, kugira ngo abantu bamenyere ko uwo mugore mu rundi rugo ari we wawe nyine atari Nyambo wawe biragoye. Kugira ngo abanyarwanda bazamenyere ko, kuko Nyambo ntabwo muzabara mukina na role zose, kandi role nyinshi we na Nyambo ziramacinga
njyewe sinzi njye niyo muri turi gukina kuri set iri gukina na Nyambo birandyohera kurusha iri gukina n'undi muntu okay sorry nibanira amabuye ariko nyine iri gukinana nawe mba numva mwakomeza muri gukina muri abantu beza simba nshaka ko mukina mwashwanye kandi nanjye bibaze ko ndi kugufana ndaho ndi kubibona kandi no kubafana ibaze nk'umuntu noneho uri hanze utari kubafana noneho ikibazo mfite nk'ubu habaye impamvu ituma we na Nyambo muritse gukinana nka ziriya role Kiramani tuzasanga kuri njye uri Morgan Kiramani ndi kubivugira abanyarwanda muri rusange Kiramani kugira ngo tubone undi muntu tuzakira ko agomba gukina icyo kibazo nzakibaza Nyambo no ku ruhande rwe kundi undi muntu muzamacinga nk'abanyarwanda uraduteganyiza nk'iki bibaye ko Nyambo yabaye abuzeho gato cyangwa abuzeho gato cyangwa mukamugiye gukinira ahantu hatandukanye n'urugero kandi turacyashaka yanuze yani wa muntu tubona tuvuga ati uyu noneho ari gukina na Kira turi kubona kari wiwe urateganya iki biramutse bibaye bumva byagenda gute kuko twese tumaze kumenyera ko Nyambo twamugize umugore wawe tutitaye kuri umupapa ufite urugo rwawe muri filime twebwe Nyambo twamaze kumugira uwawe okay so kuba ko nandi bitashoboka nawe ikintu byasaba kumva habayemo kumenyerana kumenyereza abantu oya kumenyerana nge nawe nyine experience nyine abazi yo ndakaye niriye jambo ari bumubwire kuko kukirana cyane nyine niriye jambo ari bumubwire abazi nimba mvuze gutya nibiki ari bumubwire bara niyo nago ndi gukirana nsa muri Genesis baze ko ari Genesis kwa bagaturi bugiye gukina tutegwa na script mwebwe mukajya muri boro zose twaperforminga muri Genesis nk'ishuro iboro twateguriye script ni ya boro dukina ari umusirikare azana ikigori konoza niyo yonyine twicaye tugategurira script izindi zose twabaga dutuje tukidukine zabaga arizo twakina tukidukine ya indi nza kubusiramura nta nivuga ngo biraza kugenda gutya twetaga tujya kuri stage ngo ni ari ijambo ari buvuge ngahita ibyo ndamusubiza hari ibyo ndi buvuge akamenya ibyo byo acting hari icyo ari bukore ngamenya ikigomba gukurikira nyine turaziranye kwa na Nyambo rero nawe nuko nkuko bimeze nawe hari twamaze gukinana cyane ari n'abantu njya mbona bibaza impamvu buri gihe ahora ari we navuga ngo njyewe buriya filime ziragora cyane hari na filime nyinshi abantu bazi zigenda zihagarara aba producer bagiye bakubwira agahinda bahura nako wakomera kubyuko mu gitondo umukino mwemba 50 ejo amara kubona ageze ahantu muri filime atabamo agata kubira ngo ngo bita 200 da kataguca amafaranga nawe utajya mwinjiza uri kumva na producer kanahagarara so rero ngiye tukintu twahisemo ko tugomba nko kukabyite nko kunywana amaraso ngomba gukinira ukanyinyira nkaza mu bintu byawe nyine nkabikina neza uzabicunge no gukina ibintu bya Nyambo ushobora kugira ngo ni projet zanjye nawe yagera mu byanjye akabigira ibye ku buryo ejo mba nazamubwira ngo mvuze n'ibindi ngo ngiye projet zanjye zivuyemo ubiko ko ntanye muzanjye nyine yabikinye neza abantu bakanamukunda ku buryo niba muburamo barabona ari ikintu kiri kubura nanjye gutyo bikagenda the same way tubigenza gutyo ku buryo mbyewe iyo ndi ari we nakinishije mu bintu byanjye nigo mba ndi safe kandi ndi na sure yuko umufana araza kureba kino kintu kugeza kuri finale akagikunda tureka no kugikunda nibwo araza kutakibura yego kuruta uko ndi bushiremo umuntu uje mu gitondo ashobora no kubyuka akambira ngo ngiye uzi n'ibindi ngiye no kwikorana kenshi byagiye bimba abakinyi bakankatira projet mukazibura nabyo nashaka urakumva so rero kuri we biragoye ikintu kinashoboka ubwo nyine kirisi gihe yabavuze ati ngiye mbivuyemo cyangwa se nanjye nawe mvuze ngo filime ndazihagaritse nicyo gihe wabona turi gukora that's why nekereje projet mbizi neza kandi kiri ari n'abantu babyibazaho hari izindi mfite nyinshi tutari kumwe nuko bajya kubona hari iyo dukoze oya zirari baranazizi uko mfite izo nakenye na Peri na Keri se nabaye Peri kasa nkawe kwira utazi Peri ndamuzi Peri se wawe ndi umurundi Keri nawe arizo mfite nyine za The Promises ziza na Mimi Mireye ukumva umurundi kazi nawe izo tujya dukinana nkizo ntago wamushaka kuzi umva ko nashaka kuyenza ntago mushaka kuzita ahubwo urashaka kutuza wataka indi no se rega twe turamenyera oya urashaka nyine ndukorane burundu dukatirane oya nyine umufana aramenyera oya nyine icyo nshaka kubaza umufana wowe
uhita wumva ngo filime zose ujya izo nyine hari izo twandikiranye ko njye nawe tugomba kuzadukorana kereka niba ushaka ko nyine ubwo agenda nanjye ngagenda dukorana nawe kandi biraje kuza ubwo niba turambiwe cyangwa se utadukunda hari abandi bashaka kutubona wowe ubwo wizireba genda urebe izo zindi ko nazo zirani nkora hari izitwa za Diplomacy hari izitwa Karire hari izitwa Broken Heart hari iyitwa Karire agira yindi meruka ni Story in Love izo zose nifite projet ni 10 z'amaseri kwa cyatari atarimo ayewe atanarimo ari niki nyine nani ubwo ari umufigyo ari kirika atagomba kubarizwamo rero hakaba n'izindi nge nawe tugomba gukorana kwako nyine nago urumva ni nkora projet none se urumva ndamukinira kandi nge nago ndibuhagarike projet yiwe yego none se nge ndakomeza nge kumukinira atari buze kunyendera oya nago byako biruze gushoboka none se warakomeza kuza kunyendera nyine njya kumukinira biruze kuza gushoboka urukumva biratabizamo amafaranga wenda avuge tuke ngo nzajya nyishyura cyane mu byo ngo nzajya nyishyura kandi ni menshi urukumva ko bari mu main wa filime wa Danger nanjye mba no main wa filime zageza wa Danger iyo tubonye rero amafaranga nshobora kumuca cyangwa ashobora kunca ari menshi tukabona ari umunsi ujya upfa ubusa nyine umuntu yicaye mu rugo navuga ati kaze mu gukora nawe uzongurira ayo mafaranga we yanyasohoke nya saving turi kugendana nyamara rero habaho filime izo zose ndi gukubwira abatarimo nka The Devil ntiyarishire wansabe no ubwo nabyo ubwo abantu bararakaye cyane kuba itamushyizemo muri iyo filime bikarangira nyine tukamenya ko ufite undi mugore muri oyi kandi ari mfite Fabiola umugore wanjye na nyamba atari burundu nyine nazo nyine zirahari Rezo ndi kukubwira nyine nizo zo ndi kuzumva nyine kugira izirangira nakoranye na Mimimire za Not Great ntiyararimo oya nyine ikibazo ngewe ndi kugira n'abafana kereka nyambo mudakinnye muri iyo filime imwe ngo mutandukane muri filime imwe ntago bayireba bisaba ngo nyine gusanga wowe ngufite urugo rwawe muri iyi filime nawe afite urwe ntago babikunda nkuko wowe wabana biterwa buriya uzi ikintu binyo byashoboka se nk'ubu ngubu urebe nk'amaraso yanjye 90% bashigikiye nge na Ivy cyane kurutanya na Nyambo uzi impamvu nuko haba habonetse undi muntu nyine ushobora kuba yabasha gukina nkawe tukanabiryoshya nkuko nge nawe tukina bikaryoha wamera nkawe kuko na Ivy ariko noneho waritesha cyane ntago na Nyambo uri kubona n'ibindi nabonye mbona ni muteri kabisa rero ikiringe cyanatumaga buriya ko no mu minsi mbere muraza kubona project zindi nyinshi cyazanye na Ivy kubera iki bivuze ngo uri ku building ntago baba muri ku building kiri ahubwo nuko nari narabuze undi muntu ushobora kuza gakina nkawe nyine ku buryo nge nyina nawe nkumva ndisanzuye akanyorohereza buriya nega no mukina arukuntu ukina n'umuntu ari n'umuhanga ariko akajya kwima amagambo yo gutuma utekereza izindi jambo agatuma ubura icyo uvuga nyine wahagarara nawe amagambo buriya Ivy nyine 99% ni Nyambo iyo turi gukinana nyine ubyumve nyine mba numva ameze nk'ari Nyambo turi gukinana yego bivuze ngo abantu batekerezaga ngo Nyamba bayadahari ngo project yaba umure undi muntu yawe kandi nawe ndishura neza ko nanjye nahari bizakomeza no muri style namurega kamara muri project z'undi muntu nta muntu kamara birumvikana ariko ubundi hari abantu baba boosting iki all perfect nuko rega tugendane Kajori na Sharukani nta abantu bazi ibihinde n'abantu babizi neza ko filime yabo tugere ko bazi filime z'ibihinde Kajori na Sharukani abantu bizi neza ko iyo filime yabo yabagitwika baranakiranye cyane nyine umwuga abantu benshi muzikanye n'umugore n'umugabo kwanza Niki na Asia ni kenshi wajya kugura filime z'inyarwanda wasanga no Niki na Asia iyo filime yaragucikaga Niki na Asia baratwitse we nose kuki se filime zose nawe wagenda ugasanga ari we nawe ngaho bazagira amatanga filime zose zizabaga ari Niki na Asia kuki nyine zasoga ari we babaga nyine abantu bahuza nawe mu gukina bakakuryohera nese ngenza kureho umuntu mani biri perfect gutyo daddy nose we ko twese duhuza nyine twarahuje ko ngende inshinzi de duhuza mu burara gusa nawe ko nyine icyo kujyana icyo kintu nyine none twarahuje nyine wowe ibaze ko kuva natangiye gukina filime n'igihe maze wenda ibyo nakinye byose ni ubwa mbere nagiye imbere y'umuntu tugakina amagambo akanga gushira njyewe nyine nawe kandi uzarebe n'amasene yacu bano bantu ngiye urabizi ko nkunda comment mba ndi muri comment bari baravuga ati ahantu
ahantu kiri ari gukirana na Nick nubwo ari abagome ariko baradusetsa nibyo nyine kuntu nyine duhuza kuntu dusubizanya nanjye biranyorohera nyine kubaza umuntu tuzahuza tugara dukinana mpaka nkavuga ati uyu muntu najye muri project tugahuza bizaryo nibyo nyine rero arukura umuntu aba afite umuntu bahuza mana ukumva niwe ukorohereza ibyo bintu nyine ku buryo bikorohera undi muntu wanyorohereje muri industry ninde mu bagabo na tukote nawe ari mu bantu bohereza na tukote aranyorohereza cyane ko tukote n'ibindi bintu byose bayabikwibwiriye nyine we uyu muri gukina aguha ijambo ryo kwita umenye icyo ugomba biraryoha cyane undi muntu nyine wowe mbanza we na tukote nande ngewe na n'umuti pitwe Shalom buriya ni umuntu utakuburira ijambo ni cyose wamubwira ntabwo nawe simbizi ariko ubwo nawe wumva nyine mwarahuje urumva twarahuje kandi ubundi ngewe abantu bafite amagambo turahuza cyane dadi rero mugende kubaza hari amarore yose abantu baravuga ngo umuntu uri professional narore asubiza inyuma ngewe ndi umukobwa nge nta kibazo kuba nakina role nijyamana n'umuntu nta bidanje bibirimo nako niba binabirimo binabawusi nyine ko bigomba kugenda ahubwo nkawe nka Shemusi iyo abonye role nk'iriya twakinnye nge nawe comment ibariye ndakeka ko ari nayo role ya mbere ushobora kuba ikinnye imeze kuriya ntabwo ari bwo bwa mbere nakinnye nirenze iriya wakinnye n'izindi zirenze kandi iriya barayisagatsi ariyo nakinnye irenze iriya mitana nayisiba icyo gihe ubwo ushaye noneho yari nayipo uziko n'iriya bayinyereka nkajya ngira ntabwo nayisibye ariko irahari ahubwo arakaboro nahise nkatamu nahise ngira ngo iranahari nahise ngakatamu iri kuri YouTube mama yake na mama ko niyo yari umwotsi ukuvuga ngo hariya nabiba birenze kwa ko n'undi twa twambaye of course kumva uretse ko ari amashuka twashize hejuru gusa tugahishura hatariho ikintu tukereherekana ukagira naho ubundi tuba twambaye ikindi ni ibintu biba bisanzwe biri aho ngaho bitatuma nose ko umuntu abikina nyuma yo kubikina nta kindi nazindi ntekerezo ziza mu muntu ni acting haba kamera aho kamera ariko ni minota 5 ntabwo bari kamera nk'igihumbi bari aho ngaho ari ni minota 5 ugomba gukoresha muri iyo scene ku mugore utabizi utarigeze ngo barashimuza nawe yakinnyeho nyine yanakoze filime ziwe yakinnyeho filime she yafite izi yagiye anakora ku mugore utabizi ashaka kuvuga ati babikoze cyangwa se mu kimwe gute wamujya hejuru kuri yangine ntagira akantu gasigaramo ari ushobora kumva izo ntekerezo zikamujyamo rero ntabiba birenze okay ari nushobora kubifata gutyo ariko ngiye as long as nzi ko ndi mu kazi ndi bucuri posho nasi nakora ibintu biri bizarre nanjye cyane ndengere ko mba ngomba kwibuka ko nyine ko nubatse ariko ari nawe ubona ko ari ibintu biri simple nyine umuntu adakwiye gufurira wowe ahubwo yaba bazi ko niyo turi gukina nka ziriya role ari igihe umuntu yambara agasenge kazamuka kamumanurisha ngo mfungaho neza biba birenze ziriya iyo turi gukina ziriya role ikintu kimsetsa abagabo ni nabo bafite isoni kuturusha twebwe ariko nta n'indi reka impamvu mpita tube kuzaho urabona ko niyo zigize umuntu ahita bivamo hakiri kare twebwe umubiri wacu no gufuha kwabo babiterezo kubera iki iyo tukinnye role nk'iriya yo mu gitanda cyane kuko ngiye nta wundi muntu twakinanye role nk'iriya kuko waka umuntu cyane ukanamwegezayo nuko kandi biba bitari bugaragare muri kamera ntabwo baba bibone ko wabyanze kutabishaka nuko uba wumva nuko ko umubiri wawe uba utari bushobore kunsporta cyangwa wenda nuko uvuga ndi umuntu kuvuga ngo nimba mbona ari aho bitangiye kurengera twita tubihagarika ko bitararengera turi kumwe niyo mpamvu ujya kubona ko baragenda bagikatinga wapi ariko urabona ko iyo bakimara gukatinga umuntu ahita wowe uhita ugenda narinze ngo uhita ugenda kubera ko ushaka kugenda nyine tuvaho hakiri kare kuko ari iminota uhereza ibintu ukaba uri gutekereza ibindi bintu kugira ngo udafokasinga kuri ibyo bintu cyane so rero ndashaka kubaza hari ukuntu abantu ngewe ukuntu cyangwa akajimba n'inywera dore hafi urumva hari ukuntu abantu baba bavuga ngo gukina filime ni ibintu bisanzwe babirebye kuriya ntabwo baba bumva imvune zabyo iyo babona video birakonje we ntabwo azi ibikonje nk'uko biba bimeze urumva hari ukuntu abantu baba bumva gukina filime ari ibintu byoroshye ni ikintu ugenda ukicara hariya ugategura ukagishyira hanze ari nayo mpamvu nshaka kubaza iki kibazo
twebwe tukuzi kera njye giye nkuzi cyose nzi ko uri wa muntu utagisohora filime urasohora babirebe ntibabirebe noneho wowe ukuntu ubayeho ntabyo kuvuga ngo urakora marketing abantu niyo bagukunda baraza babirebe niko niyo spirit nkunda kumva ufite bavuga ati yego ndagenda mbitwikire niba ari na ngombwa ariko ntabwo uri bumbuze gusohora ikintu cyane ngo uko naragiye kugitwikira ko tukuzi usohora amafilime menshi buri munsi amafilime mashyashya ibiki ukaba uri kuduha imwe uri kwicisha abafana irungu habuze ikintu cyane okay mbere na mbere amafaranga muri YouTube yasanga yagabanyutse tumaze iminsi mu mezi atari meza ubyumve n'izi ngizi turi kubahereza nyine na bya mirenge ni ukubura kugira nuko nyine ntabwo wabivamo nyine unashoramo amafaranga menshi nagaruke rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda ukora amaseri menshi yose agenda yagapfa bikagera igihe uvuge reka mbe stopinga rero so ni mu gihe cyo gustopinga umugero nikusanye noneho n'amafaranga nagarukamo mbizi ko ikintu ngiye gushira hanze kabone cyagera bisi kitazugira atrisi kiragaruza noneho ari gihe tuba turi gukora filime itari bunagaruza ari ukuntu filime bivuze igaruza yo washoboye kaje utunguka ariko kujya woro usubira muri ibyo ngibyo usubiza cyagishoro noneho ari kuntu unayikora ikanagombe bivuza ko wongera ukanongeraho ukongeraho noneho nayo wakuye mu bindi atari nayo wakuye mu bindi atari muri iyo filime ibyo bintu kabikora ukwezi ukabikora ukagira ukavuga ati reka stopping enough is enough stopping no next time nibyo yabusura ku murongo nibwo nzongera nkazana ibintu muri make uri gukora kugira ngo abafana bawe batagira irungu nawe ubundi ntacyo uri gukorera uri gukorera ibyishimo by'abanyarwanda at least amaraso yanjye yo nta kibazo amaraso yanjye nanjye nabonye imeze neza cyane nta kibazo yo nyine iri kununga nta kibazo iri kuri move urumva ntacyo nshije Imana ubu ngerega ngiye kununeye iyo bimeze neza ndabishima niyo bitameze neza ntabwo nakwirarira uko bino biboro ushobora kwirarira ngo ibintu bimeze neza ejo gabona urahiye ejo inyuma umuntu wenda akaba yanakutura nk'ikibazo cyangwa mu muryango kuri kamera bamaze kuvuga ngo umeze neza gusa ngiye rero iyo bitameze neza ndabera ko mbabwira hari n'abahita bumva ngo ariko wowe ngo uhorurira yego nyine hari igihe ako narwo washumisha abantu iyo bimeze neza ukabwira ko bimeze neza ngo bahita batangira ngo ariko se wowe ngo ntubutwibuka ngo bazanye ngo bameze neza ngo bazana wowe nyine ni bana bamunoza nyine ugomba kubahereza ibiriho ako kanya rero njyewe ikintu cya mbere njyewe mukundaho ngende umufana wawe nubwo dukorana ngende umufana wawe njyewe mfana abantu bake muri sinema kuko sinzi reba ndeba uduce iyo navuze ngo filime y'umuntu ndayireba iyo filime injya mu mutwe nkayireba kuko pe ngende umufana wawe njye nanjye ngo nakuze umufana gusengana uze nabanshaje ariko nanakuze gufana kubera ko imyaka tumaze mu myaka 7 ubwo ufata kuba imyaka ufite ugakora 7 n'ubundi warakuze n'ubundi numva n'ubundi warakuze n'ubundi nakuze umufana ubu ni umusaza dadi wacu nde nakuze umufana hari ikintu kimwe njyewe bitewe n'ukuntu nabonye uburyo ki iyo ushaka gukoresha umuntu nyine kubera ko tubana buri munsi mbona uburyo ukoreshamo abantu bawe ntabwo ugendera kuri iki n'iki abantu bavuga ngo ubwiza urumva araterura ubwiza abuzane muri industry ngo akingureho amaguru ngo kugira ngo abone icyo akeneye nyine ngo muri industry basaba ruswa ndashima Imana ko jewe nta wayinsabye iyo ruswa yo kugira ngo mbe nagera ku byo nyeneye ariko hari abaza bavuga ngo arazana ubwiza gusa nabwe ari mwiza gusa kuba yagaragara ku kamera asa neza ntago ari uvuga ngo afite ubuhanga bwo gukina iyo filime ngo mukaba mwamushyiraho kubera ko hari ibibazo by'imisonga yakemuye ku bagabo ariko tinzi n'umuntu wabikinisha ese uramutse umubwiye nk'iyo ngenga atari ko wabyumva akahita byanga nawe wumva atabakurangije oya ahubwo hari spirit imwe ngiye nkuziho njye warambwiye ngo ntago urebera umuntu utafite impano nta kindi kintu ureba urabanza ukareba ati se ibintu ndi bugushyireho urabishoboye nyine ibintu ngiye kuguha njyewe ntago cyane ko upfa kubikunda ushobora kuba udafite impano ariko unabikunda buriya ko njye nkubwiye ngo nanjye naje bino bintu ngo numva ko mfite impano ntabwo nari nzi ko nzaye nta muntu umenya ko afite impano buriya se ureba hari character iri imbere mu myaka yazaza ntabwo nari nzi ko njye kizagera agakina ndi niyori nari nzi ko njye muri njye ndi umuntu uri seriye pe ngomba gukina ndi umusirikare
byavuga ngo nagera nakina ndidwarika ndi umusazi ntabwo nabyumvagamo ibintu byari kuvuga ngo nagera nakina ndi umurara nyine nigeze umurara ntabwo izo mana numvaga ko zifite ahubwo kuko mbikunda gusa ibyo byarabaga bihagije icyo cyo kubera umukobwa yaba ari mwiza agakina ibyo ubwiza bwe bugatuma akina nacyo kirashoboka ko muri filime baradukinira umukobwa mwiza niyo yaba adafite ubundi buhanga dushobora kumushiramo kugira ducururize mugacuruza isura ye none rero mbere yuko ukomeza kunsubiza banza umbwire njyewe ndi umuhanga cyangwa nuko kunyeditinga byoroha hoya muri filime abantu bajyamo mu buryo butandukanye filime ushobora kuyijyamo kubera ko just wenda wowe Niki uziranye na Nyambo mu kujya gutekereza umwanya gushiremo baramubwiye ko nawe ushaka gukina filime agahera kuri wowe ugasanga iyo filime uyigiyemo kuko wenda muziranye atari uko wari umuhanga mu by'ukuri wanageramo nyine wenda ukahita unagaragaza bwa buhanga bwawe ariko icyakuzanyemo cyari cyakene wanyu hajemo ikene wanyu kimenyane undi nawe wenda hari n'abantu bajya muri filime twari kuri tele nateguye nka script ugasanga ari umuntu bagiye kubwira ngo areze bagiye guhamagara umukinnyi cyangwa tugasanga umukinnyi bagomba kuza gukina role yarwaye ntari buboneke nawe kuri tele ngahita avuga ati ese nagaraza ati ese nanari atararwaye cyangwa se yagiye kubanza kujyana umwana gufatira amanota umwana ku byo bibazo we nanajya bigira igihe gufata amanota umwana yagiye kumuvuza ibintu n'ibindi ngahita mbona nk'umuntu wo ku muhanda nawe ariko usanga umuntu yarabagigiye aho waraza kubasura kuri tele waraza kubaza ngwino kina none ugasanga se nagiye gukina ifite continuity wa muntu yanayigeramo akayitakira nuko nanjye nagereka muri sinema nanjye nayigiyemo bamamagaye gutya bambonye ku muhanda ati ngwino kina nyijyamo mbikora neza mbando ko ariko nanjye Nyambo namubwiye ari mu gitondo turi kujya ahantu muri trip mbwa ate kumana kuki utajya umakazi ubu nshisha akazi ukagahereza abandi atambwira ngo kandi ngo dufite ngo filime nshyashya ngo tuzakoresha ngo kandi ngo dukeneye umukobwa wishinze ngo kandi urabizi gushinga hamwe ati ndabizi ngapfungure kamite mpamvu ubu bakuru bagiye muri ari casting wakoze na bya casting ahantu handi naciye rero tugasoza ikibazo gaturiho nubwo bwiza bwawe bushobora no gutuma unajyamo ariko ntago ndi kumva kuntu ngo hari ubuza nyine akaba ntazi gukina ari lezi muri byose kugira ngo ikibazo ngiye nshaka kubaza ariko aba ari mwiza ari mwiza ariko ari lezi ni wa muntu uri bubwire ngo tushaka gukinisha scene 3 kubera ko biri kwihutirwa nyine uhagere ko yakuri busoke saa akahigira nka saa 5 ariko ngakumva ko kubera ko azatanga giti ya nuze nyine abagabo nimwe muhura n'ibyo bibazo cyane muri industry kuko abakobwa nibo baza bakajya imbere ya kamera bakavuga ngo kana kayansabye giti wowe wumva ushobora gukoresha umukobwa kubera ko umukurikiranye icyo kintu gusa cyangwa ahubwo we ntushobora no guhura n'umuntu umukoresha kuko turabyita ko umukoresha ntabwo ushobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo kiri intimate n'umukozi wawe kuko anytime ushobora kuragasa nabamusubirije urumva njye nabona niba ndi kubikurura ngo mbyumve nyine hari gukoresha abakobwa baramenyera cyane nyine siba ngo n'abakobwa umuntu ari wese buriya niyo ari umusore uri nyirabuja mukagira indi contact irenze ibyo ngibyo ejo mu izona ryo yakomenyereye ikindi kandi buriya abantu bagira ishyari abantu bakagira n'akantu ko kwiyumva wowe ikimara kumurya gusa n'imikinire itangira guhinduka ariko gukererwa ariko gusubizanya nawe gushogozanya nawe ntago ari gushogozanya nanjye rimwe kabiri gatatu wowe uri kubibona cyacyo roma gahita kigabanyuka uvuge bakanye gusanga munapingana nimba ajya amenyera boss se kandi jewe uyu nguyu ari hasi yanjye nawe ukadutangira gushaka kumenyera bivuga ngo boss ari hasi bivuze ngo nyine uvuga ngo ni ishyano waba wikoreye ni ishyano waba wikoreye nyine utabona n'ukuntu waza kurikemura muri make guhuza as long as nyine guhuza n'umuntu mukorana bibaho sinibona kane ngo binabaho bibaho na bose bibaho bibaho na bose bibaho ariko ujya wicara witeguye nyine ko nyine bizatuyika anytime yaguca n'amazi anytime yaguca amazi cyane anytime rega abantu kuntu bameze mu gitondo ushobora guhindura filime nk'ubu ndi gukora amaraso yanjye abakinnyi benshi batarimo mu rugero ushobora gukora filime ejo mu gitondo ugahita ukenera kudakoresha wa mukinnyi mu gitondo yabona utari kumukoresha ati
yare arandiye nago yaranje ahita nkuramo aje umwita agahita imbere ya kamera uti gushyira ikibazo rero niba dusahurira mu nduru urikumva n'utariye nawe araza akajya imbere ya kamera yaransabye ndamwima ngo aranyirukana mbese ntago wamenya ngo ubundi ukuntu biba bimeze umukobwa aje akavuga ngo waramusabye yarasabye ndamwima ubundi waza ugakana ngo ntabwo waramusabye oya ahubwo bari kugutwikira tureko no gutwikira ari gutwika ariko se nyine ugiye hari kuri kamera ukahita imbere ya kamera ngiye Kiramani yaransabye ndamwima none yamaba atajyanyirije muri filime ziwe ubundi se habiki nyine we nuvanga bashobora no kumfunga rero bagufunga si byo ngibyo none se unaza ngo bihakanire none se kuko yakwimye nyine none se ko wamwimyuje kubivugira icyo ahubwo nuko ahantu hahita haba ikibazo ubundi uje kubitubwira ngo tubimaze iki none ko wanamwinye ubundi ahubwo twagize ngo waramuhaye amaze kuguha ubundi niho haba ikibazo uwo muntu waramuhaye arangije kwimakaza ariko rero sinzi niba batajya banabitekerezaho ariko ngewe ikintu kimwe nemera ntabwo waba ukoresha abakobwa bangana kuriya uwo mugongo wawukura he ngo bose bakatamo bose banaguha habamo n'umuvuga ati ngiye ntabwo nguhaye ufite abakobwa bafite ubwiza ufite n'abakobwa bafite nyasha ubwo rero ntabwo byaba harimo n'abamama harimo n'abasenga harimo n'abiyubaha harimo n'abakunda akabari noneho ese kumbi uyu mukobwa bahaye ntabwo aba yiyubaha oya navuga nyine kwiyubaha mvuga harimo abandi nyine kwiyubaha abandi barabakore cyane wawundi no kuba wakora no ku rutugu aba yumva ari ibintu byagana nibo abantu ba mbere baba bashyushye no mu bwonko no mu maraso so rero ibyo biboro nge mba numva uretse kugenda ugakora ikindi kandi wowe utekereza nyine ko ugiye kujya imbere ya kamera ukajya kubivuga hari ishusho turi bukunemo ikindi kandi yego nibyo byanyura bivuze wa muntu uramwangirije nibyo ariko ya filime yigiyemo mwiciye izina nawe ntacyo ugezeho ikindi cya kabiri iyo nkuru yawe nibwo inasohotse n'abantu bakayivuga barayivugaho ukwezi numara kuyivugaho se ko witeranyije nawe witaranyije n'abafana ba wa muntu n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango kandi uhita unazima umve ko ari icyo kiganiro cyonyine ukora none se uzagenda uvuga ngo kanaka yaranze reka ushobora no gukora n'icya kabiri ushobora no gukora n'icya kabiri ugakora n'icya gatatu ugakora n'icya kane ariko uzakora ibiganiro 10 nukora isi uzakora 30 ni ukwivunira ubusa rero hari ibintu nyine bitajya imbere ya kamera nanjye hari ibintu mba numva nawe baze bakuziho baze abantu bakumenyeho ngundike ngo wa muntu ngo wafungishije runaka cyangwa se wa muntu ngo wavuze wamenyekanye ko kuryamana n'abantu kugira ngo abone akazi rega ugira ngo uko wagiye ubivuga ugira ngo niko abanyarwanda twe tugaruka tubifata uragenda baba ukitereka imbere ya kamera ngo bati jewe Kiramani yambwiye iki n'iki urumva yankoze iki n'iki si ukivuze si kirangiye none uyihuye n'umuntu ntabwo umuntu aba ari kureba cyo kintu ngo dore wa undi wavuze ngo nyine bagufata muri nyine uko bakomeye gisebo wewe watangaje so rero abakobwa bamenye n'ubwenge ariko nimba umuntu nyine ubwo nge inkuru yaba uyu muntu yasabye zo y'itsina naramuhaye urukumva nyuma yo kumuhano ni yankorera umuntu wamuhaye nyine ni uko utamuhaye nyine yaransabye ariko ntabwo numva ko bishoboka ko umuntu yagusaba ngo yamara kugusaba utama ngakuremo nawe yaba yikoreye ishyano nyine ubundi gituruka ijambo mu kanwa ngo wamaye umuntu akakwima uzi ko ari ubwo wishizeho umusaraba wo kugira ngo umuntu umukoreshe kugira ngo ibintu bitazateza n'ibibazo uko urabizi ko icyo kintu ari icyaha ubwacyo ariko kuki ubundi bibabera umusaraba njye ndashaka no kubwira nanabwire n'abandi bagenzi mwabo ndashaka kubamenyesha bari abakobwa bagenda kuva babya nta kindi kintu abashoboye gukora nta kandi kazi abashoboye gukoresha umunwa kuko ntabwo waba ufite ibintu byo gukora uri bize ngo n'umwanya ngo wo kujya ngo gutanga amakuru ngo kanaka yaransabye what is that usigara iyo ushoboye uvuga ngo nyuma numva ushoboye ahubwo wagera ugaprovinga wa muntu nyine ko ahubwo ushaka ahantu ho gukorera henshi ugashaka hatandukanye uburyo uzamwereka ngo wanze kunkoresha ariko reba reba umuntu nyine nagomba kubaho yitansaba bya bintu exactly nanjye ubwo ari ibyo ngibyo nanjye najya ngenda nkitereka nkavuga ngo kanaka yanze kumfasha none dore aho ngeze buri wese rega bafite umuntu wanze kumufasha mu buzima babanje gushyira abantu mu mafilime yataza kuvuga ati ngiye se
rero undi muri filime ariko nasabye runaka kanshiramo yanga ubu se nanjye mvuge ko hari umuntu nabwiye ngo nankorere advertising y'ikiganiro ni nyine kugira ngo namamaze agafilime yari ifite nyine n'imbona yimbije mpamvu yari ifite ibintu bya danje nta kintu cyinshi nari nzi arambwira ngo uzwi kuki kandi koko nibyo ntabwo niba ugiye kumbwira ngo ngiye ngo nzwi mu ndirimbo ya kanaka indirimbo imaze imyaka ingahe hanze nta kindi kiboosting agiye arankora ariko nyine yarabyanze bitangiye kuri RBA wawe nari igihe umuntu agufungira inzira imwe ugahita niyadanje ariko ntabwo umuntu wese rega abantu bose baba busy cyane muri industry nanjye nje naraza ngo njye mungira inama basigaye bambwira ngo sindi wanjye ngo nigenge ngo ndi w'abantu n'ubundi ntabwo ukiriwa basigaye na account yanjye nemeye kugira private ntabwo nabagira private ariko nyine uba ugomba kwitwararika kuko hari ikintu cyakubaho kigakomeretsa umuntu kuko abafana baba badukunda bya nyabyo arabadufana rero dukunda bya nyabyo buriya hari ikintu gishobora kumbaho cyangwa se umuntu ashobora kunkorera umuntu bikamubabaza akagenda akanga uwo muntu wamemukiye cyangwa umuntu ushobora guhemukira umuntu umukunda akanyanga uri kumva kubera ukuntu namubabarije umuntu akunda rero numva ntabwo uba ukiri iwawe ngo wigenge hari ikintu uba wakora kikangiza byinshi rero uri mu bantu batajya bava kuri hiti ntabwo ujya nyine tuvuga ngo washize muri industry uri mu bantu batajya bashirayo ntabwo uri wa muntu tuvuga ngo uyu munsi bakuvuzeho ni irihe bankoresha kuko ntabwo buri munsi ntabwo bakuvuga ibintu bibi ibintu ngereranyije n'ibyo mbona ku mihanda ntabwo muri industry muri showbiz uvugwa ibintu bibi cyane ibyo uvugwa hagiye ari we biba byegekeye kuvuga ngo wakennye ni wowe ubwawe babishyiraho ntabwo bavuga wenda ngo nkuko bafata nk'umuntu bakamuza n'undi bakabakorera igisasu ntabwo ari kure bigenda ukoresha irebanga cyangwa ubigendamo gute ku buryo uguma kuri vare kandi ntushyuhe cyane cyangwa uzime cyane nari ibyo nabyerekana yerera mu kanya mu buzima bwawe uzirinde kujya hiti cyane kuko abantu nyine iyo baguharaye demo baguharara cyane nako hazakurikiraho kugarurwa cyane njye rero si uko mbishaka nabyuka mu gitondo ndi umuhitinzi kuko n'ubundi utwo tuntu twose wandikira umuntu nyine kugira ngo umukunde nanjye natwiyandikira ko ndi umukinnyi mwiza natwiyandikira nyine dupunchline gusa akarore keza kari kwaha script nimba ari umuntu nyine utu twose ngatwiya kubyo abantu bakunda njye muri filime nanjye n'undi muntu banakundamo ye ariko ibyo biboro nyine ubu ugiye kubahereza uzacunge ukunda kurya iki njyewe KFC wenda KFC ese baguhaye igihano cyo kugomba kurya KFC guhera ku wa mbere kuko wa mbere imyaka 10 nyine ntabwo byashoboka igira aho ngaho gusaba ikindi kintu ukumva inyone ukumva ikintu warakimenyereye ukumva ikintu ukeneye guhindura ukeneye ikindi kintu niko nahitirera igenda demo uhitinga cyane ni nako abantu bagukunda cyane ni nako nyine bageraho bakumva bashaka nyine barakumaramo nyine wowe wese bagenda bakakumaramo bakakusoto nk'uko Jeff nyine ukamaramo amagufa ugashyiramo agasigara amahwa urukumva ukora n'ahandi hantu ukeneye nyine ho kurya ahandi hagasigara wenda umutwe uretse ko umutwe wenda ukuramo akajisho kakanyongota n'icyara yo katuvizi duke usitanya kujya usigarana so rero biba byiza iyo utihaye abantu wese bagenda bagukunde wese bakwimariremo kuko niba no kukwanga bazakwanga wese so njye nahisemo kuba akazuyazi ngavuga aho ngira ngo njye abantu bamarare banankunde cyane ahubwo reka more mari njye mura ndaho ntibakubure ntibanambone cyane njye mura ndaho that's why ubona ubaye umwaka wa 7 nyine ubu ukibona ku isoko kubona ku isoko nyine mbamora nihari filime nziza ihari nyirimo filime nziza ihari ninjye wayikoze indi nziza ihari ngo naba nayikoze ninjye wayikinyemo ninjye watumye ikundwa nyine kwa iki kintu nyine nkahora ndaho rero biba byiza iyo wirinze kwiha abantu cyane nyine ngo nubona wahitinze gutugira ikindi kubyimba mbere yuko wowe uhora hari uri aho ngaho ikindi ukiga cyane ukagendana n'ibigezweho nimba hagezweho bino ntabwo biri byo ukora akandi kantu umwanya munini ukawumara ureba ibintu byawe
burangiye nkunda gusoma comment nini yandikwa mba nazi abafana barabizi nyine ndanazirayikinga nanye comment ndazikumva uko umwanya munini wiga ibintu bya ariko umuntu heruka sohora filime akaranjuye ngiyo nimba harimo n'ikintu batanakunzemo nakimenye ngo azagikuremo filime ikarinda irangira urikumva utamenye ngo harimo ikibazo kibazo rero urakurikirana ukajya umenya ngo filime bari gukundamo bino nawe ukareba nimba uri kwireba ese wowe nyiri bwite uri kwireba yakuryoheye nibiki ubona wahumbye kongeramo ko hari yezu ko mbigenza gutya byari kuryoha wajya muri comment ukabona nakantu baguhaye igitekerezo ejo gitondo katugashiramo uruzacunge ngiye imyandikire yanjye igendera ku bitekerezo by'abafana banjye ikintu bansabye n'icyo mpita mbakorera wenda ari cyo nshobora gutinda kubahereza kubera ko mba narashutinze wenda byinshi ariko iyo ngize imana bikarangira ari gihe byo kuri mise mbahe 2 ku munsi buriya mbahe 2 ku munsi nuko hari ikintu mbona bakeneye nshaka kubihutishiriza ngo yashyigireho vuba ariko uzi ko wowe umeze nk'abafana bawe wowe uko abafana bashyigikiye kuki utabatera amatsiko ngo amasaha kurenga uzahereza ngo ngewe niba ngo nimba ari kumva mbona nkabona wenda barashaka ko nzateta nkayivinga mumbira ko mukunda kandi nkabona ibyo bintu namaze gushutinga mfite episode 11 bazabigereho nkahita mbara episode 11 bigereho bizasaba iminsi 14 umufana wanjye iminsi 14 nzaba namutindiye ngahita nsore ebyiri ubwo byariye kuza mu minsi 14 akabera mu minsi 9 ariko uzi ko hari muri comment zacu njya ndeba bakavuga mwabwiye kiramani akabereka ukuntu abigenza ngenga nkare mwibaza ikintu utubwira ukuntu tubigenza nkakibura hose niki bashaka katubwira kombi nuko wango ngewe ubu nsigaye nandika ubundi mbere najyaga nareka filime ubundi akenshi twandika filime tugine ku bitekerezo byacu ariko ikibuga cyarahindutse ku buryo umufana ibyo ashaka n'ibyo bashaka kumuha uhita bimuhahita yigira kureba izindi kuko filime ni nyinshi umva mbere twafungura mu mutwe kuko wasanga ni ngewe nibamenya ni Papa Sava ni Nyakso ni Patino ni Bahava n'abandi bantu bari bahagera ariko zikozananye nabo bantu koko n'abandi bantu babanje mbere ku niyo generation naje nanjye nibwo mbazi ko nibwo twabarebye n'abandi bantu ahubwo wenda avuga ati bakirya amahiti cyane ubwo natwe twari duhari n'abandi bantu bari banahari njyewe uri unanutse nabo ngaho mutwibutse none ni filime 6 zabaga zihari kandi ukiri wasanga rero Nyakso bakora iminota 8 urumva mutumura bagumaze kwirangiza kandi umuntu agira amasaha agera mu 10 apfa ubusa nundi yakora agakora iminota 30 20 ugasanga filime zose ziri mu gihugu ntuzireba umwanya munini ziri amasaha 3 wakabije ugasanga usigara ni masaha 9 yo gupfa ubusa ariko burasanga George afite 2 Fonsina afite 2 Shaubungu abantu bose Mika afite 2 mfite urasanga nyine umufana nakubwira ikintu ntugikore ajya kwirebera Nick natagikora ajya kwirebera being woman ya yanuza ya Ivy nayanga ajya kwirebera nkunda ya nyambo byaroroshye kabisa so rero nanje mfata umwanya niga isoko bara abafana banabyumve nuzajya ubona nakantu gutindiyeho ujye wumva ko ari gihe mbana zishutinze wenda ari nyinshi ariko uyumva ko kadashobora gutinda cyane ngiye ku mpita migenza rero mitavuga ni okay iki kintu abafana baragishaka wenda umwaka ubayeho iyo narashutinga byinshi mpita nyibangukanya ariko ryama narashutinze byinshi ngo ndakabi ikintu batahise bakundamo cyangwa bafite ukuntu bahita indi bitekerezo hakuntu usanga wavuze ko bigomba kugenda gutya umuntu akatekereza ikindi kintu cyane kuba cyiza kurushaho hari bigenza gutyo hano yaba ngo Ivy ngo yahita agakundana ngo nakira kandi wowe washakaga ko filime zarangira ukundanye na nyawe umukinnyi akabahindura nuko nayihindura nuko filime yayo maguyana ndetse nihindura bo bahise bakunda Ivy cyane avuga ngo niba rebe kuza twagiye kombi niko filime yawe wari warayipanze ko uzabisaranye main wa filime ni nyambo kuko buri gihe n'ubundi ni uburi main ako nimba umufana ari gushaka Ivy nyine ubwo nambara biza ko turi muri business ubwo twagiye nyine ubwo nagiye kwa Ivy nyine nuko nko umufana wanjye nyine ngiye nahise nsinya ko nagomba kongera kumubihiriza icyifuzo cy'umufana wanjye nicyo bangomba gukurikiza ya hari ukuntu abantu hano hanze dusigaje ibibazo bike ari ukuntu abantu hano hanze bafata sinema babifata bitandukanye nuko twe tubirimo tubifata cyangwa ababyinjiyemo nkanjye nje nabyita ko aribwo ndi kwinjiramo ndi kuvuga hari ukuntu bafata sinema ngo unaniranye ubuze icyo akora utarize nyine injiji yose nyine umuntu wese uraho niwe ukina sinema ndashaka ngo ubwire abanyarwanda ubwire sinema ko ntabwo bazi imvune tugira icyo ni icyambere kandi ikindi ntabwo wakireka ukinira umukozi wo mu rugo nabwo rwo mu cyaro iyo kure bisaba ko script utayisoma burundu bumva ko n'umuntu utarasomye
birashoboka nabyo birashoboka ushobora kuba utarize utarasomye ukaza ukanakubita hiti ariko ikintu nshaka kubwira umuntu ari amahirwe ngenda uca gutera kugira bize kumvikana neza umusaza ararwishyira oye uwo mugani niwe wawunyigishije ahubwo ikintu nshaka kumvisha abantu umuntu ashobora kwiyumvisha nyine ko kuba nose nta muntu wize uza abantu bize bicaye bamaze imyaka 15 benshi cyane badafite akazi ngo nuko bize benshi cyane ariko sibize ko amashuri nyine adakenewe ariko buriya ahubwo muri sinema iyo uyigiyemo harimo akantu k'amashuri biragufasha ndagurugera kuri Ashton Small ko harimo akantu k'amashuri urabona ko bimwavanze urukumva abasha kuba ari kuganira n'uwo muntu basi bakanavugana so wowe uri kuva mu ishuri rero ngo nuko ngo wumva ngo ufite imana utari kubanza kujya no kwiga wahiye yego nyine ntabwo bivuze ko utazaba uzabaho pe ariko hari imigisha yawe myinshi cyangwa se hari byinshi wari kuzagereza ko harimo n'akantu k'amashuri byari kuzagufasha hari icyo byari proving bivuze ngo ntabwo ari akazi k'umuntu ntabwo ari akazi ngo gakorwa n'ababuraniwe kuko babyita ngo abagore ngo abakobwa babyaye ngo nibo bibera muri sinema urumva ngo abantu batize bacikikirije ngo abantu bavuga icyongereza guys tuvuga icyongereza kizara abakivuga neza ari n'abakivuga nabi ni nkuko ariko umuntu aho kuboneka nkubaza uvuze icyongereza cyiza uhembwa 100 ngavuga icyongereza cy'ibihumbi miliyoni ubwo nje nawe wadanje ninde sibyo ntabwo bashobora kubitekereza ibyo babitekereza abantu ubaye uvuga icyongereza cyiza ariko kitabasha kukwinjiza 100 njyewe nkaba mvuga kibi ariko mvangamo n'impano yanjye kikama miliyoni ubwo wadanje ninde wadanje ni cyane ko icyongereza atari n'ururimi rwawe ntabwo ari mother tongue kuryo ahubwo ucinje ati ntabwo nzi ikinyarwanda nusanga icyo cyo nimana kizi ukindusha biraza kubibaza nanjye umuntu rwose wanseka ngo navuze ikinyarwanda nawe I understand ndanabyumva neza cyane ariko ntabwo numva uburyo ki ngo bumva ngo kubera ko ngo abafana ngo abakinnyi ba sinema benshi ngo turakotora ngo iyo tuvuga ibyongereza ngo turakotora ntabwo ari ururimi rwacu ntabwo ari ururimi rwacu nta nubwo ari byo bituma turi abo turi borega kuko ntago aho urega mbana nakavuze ngira ngo ukagumira ubundi bungu ibintu byose byabaye agera nakavuga ngira ngo ukakonteho kugira ngo akantu gatindeho kanme niyo hit nk'umwanya w'umuntu wambwiye ngo ntago nzi ngitsina bro insina se sweet insina n'umukanana n'umutumba ntago ari umutumba nyine kubira byose bituruka ku nsina umugongoboro sirawuzi umutumba se warawuzi mutumba nyine nuza ikoma utwo ngutwo kaza umukanana warawuzi umukanana warawuzi umukanana twaranawuhekaga turi abana uzabaze nyama nuko rero njye byose ndabizi wabikuye imizi y'insina yitwa ngo iki kiganiro ugiye kukikora ngo imizi y'insina yitwa ngo iki ntabwo imizi nta nsina igira imizi gaho nako gwa muntu wo mu cyaro insina nta mizi igira oya imizi y'insina nyine ubwo ni imizi none se wayita iki bayita imiziramire ubwo uri ikiziramire uzi ko ikiziramire ari inzoka ngaho imiziramire n'ikiziramire ni ibintu bitandukanye mbabwiye moga ibyo bintu binzaneho ntabwo bikunda tube seri imizi ngo ni imiziramire guys zaratubeshye pe ntabwo yewe uze kubaza mama wawe mama wanjye iby'ibitoki ntabyo zikeka pwanjye umubaze imiziramire imizi y'insina bayita imiziramire nyine kuko iyo usubundi gusobanura ntabwo ushobora kubyumva mana yanjye ko ngo miki imiziramire reba n'ubuseri rw'inka twagiye tugira vuba dusoze tukiri kuvuga ibyo ntabwo twakibanga imiziramire mwana ariko se kuko kukibazaho imizi y'insina bayita imiziramire wowe kukabaza no muri komenti mutubwire erega akakubwira ibintu byose byo twashiriweho uri kumva iyo uza kubyuka usanga umukobwa bamwita ibido ubu witwa ibido niyo mpamvu se wowe wabyaye iki nabyaye ibido kubera iki ibintu byose byo twashiriweho rero ibintu umuntu wabyutse mu gitondo aravuga ati kino ngiye kujya nyita bityo babyaye indobo nabyaye indobo iyo agasanga indobo niyo risa umuhungu ubwo bibaye ati merezi uwo muhungu ahangaha iyo muhungu ahangaha rero ibintu nibyo twashiriweho nose witwa nde si witwa Niki Karenzi
witwa Nick Karenzi iyo uko asanga barakwise wenda wenda Ornella wari kubyakira gutyo ntabwo uba witwa Nick nibyo washiriweho nyine ni ibintu washiriweho kuko navuga neza bayita bido aho ugiye witwa umukobwa witwa Bido cyangwa Kidomo Kidumba ibiganiro turabiseshe nabanje ibintu byinshi twashiriweho nshuti wowe ibintu byose usanga barabyise ngo itara bisanga itara ryo ryitwa ikara bari kubyakira gutyo bati ikara ako ushobora kuba ufite akire uzi ko wahimbye n'umugani kuko uriya mugani nta naganje wahimbye ni wowe pe na hano hamwe ndawo umugani uvuga ngo urumva ngo umusore ngo urupfara rwishyira ngo umusaza urupfu ruramusanga nyine we naganje waciye ni umusaza nagamuzi umugani hari umuntu uwuzi umugani umugani usanzwe imigani y'imigenurano si imigenurano cyangwa imiganurano myinshi ako bintu byo vanga ngo urupfu ngo umusaza ngo ruraba ko guhita ubyumva ko umusaza aba yicaye mu rugo agahita apfa umuhungu ashaka kugenda agafata igare akagenda areba inyuma by the way hari agafilme kitwa Amaraso Ashyushye gaca kuri Karimunda TV Karimunda Films mugene mu karebe na agafilme ka nge wanjye mwita Kayobe uko ni Karimunda handi agafilme ka Kayobe ndetse na Kanuma n'abandi bakobwa beza mugene mu karebe ni agafilme keza ku bantu bakunda mu mazimisi wenda amatari kubona iwanjye bari kubakorera aho ngaho niho babaye bari mu karebe kageze kuri episode nyirango ni bari ya 2 ya 4 numva ko kari kugenda keza cyane ako nabonye babashize muri abakobwa beza we Nyabakuye se niba jano yabakuye wowe waduhaye pass so rero yitwa Amaraso Ashyushye apana amaraso yanjye amaraso ese wambwa niko numva zijya gusa amaraso yanjye amaraso nyine se kuba zitiranwa ariko nago zisi iyo ifite ni comedy nyine ko bakundaga comedy nyine ko nyamaze iminsi n'aba comedy ariko kubona mukunda comedy go and watch it. Okay, no tukavuga no ku bintu bijyanye na mitsitsu ndabizi umuntu ari mu bihe bitoroshye akeneye ubufasha ku bantu batandukanye amasengesho n'amafaranga mikoro cyane ni umuntu mwabanye wowe wenda unamugeraho cyane uzi uko bimeze. Actually mitsitsu nyine abantu barabizi ko arwaje umuvandimwe urumva ni indwara arwaye mahindi yangira ngo n'ubwabe no mu Rwanda inahabaye nyine wumve umuntu arwaje kugira wumve ibyo bintu bikomeye niwo bwa mbere iyo ndwara nyine tuyigize mu gihugu baranayibuze uri kumva niwo muntu wa mbere nyine urwaye iyo ndwara mu gihugu cy'u Rwanda ahandi irahari nibwo bwa mbere iyo ndwara ibonetse muri hano mu gihugu niyo ndwara se muzi bigeze irwara ukweza kuba hari baratubwiye ati yavuwe nawe indwara ucika umunwa ugacika izuru nyine isura ikagivaho kandi no ikintu cyaba kibabaje ntabwo nababara n'umubiri wose ashira nyine wari igihe kigera n'umuriro ukamukubita byatara ukamuhangayikisha ariko ibyo byose biba biri kuvaho ntago ababara ngo akubwire ngo izuru rivuyeho cyangwa se umuntu uvuyeho. My God. Urikumva mbese ashobora kuvuga kuvuga aravuga erega ijwi riturukamo imbere ntago ari ibyo bigera. Okay. Urikumva ariko wumve umuntu wavuyeho izuru ryo ryavuyeho burundu na gake gasigaye nazuragira nyine ku buryo bakuye igifuko mo hano imbere ureba mo imbere nyine inyama zo mu imbere urazireba mo imbere nyine wareba mukabona ngo hameze gute hateye gute ariko urebe ko umuntu atangaje baze kuba udafite umuntu udafite izuru ariko ukabaho ukanavuga n'ubuzima activite zindi zigakomeza umve ko umuntu umuntu atangaje. So rero kugira ngo umve ko ibintu bikomeye ni wenda abandi urwaza umubye ushufite ufite diabete tuzana bajya barwara amakanseri ni indwara zisanzwe yindi turavuga ati wenda ariko yo ni indwara nibwo bwa mbere nyine umuntu yayirwara nyine kubira cyangwa n'uburozi nese gute indwara ibura niyo bwa uburozi rega nacyo muri iyo minsi nyine umuntu ataranarangira at least umufata mwene wa umugenzi we mu mugongo nyine akaba musunika iyo minsi uko aho ngo tubabure bose kwa ikintu cya mbere mutazi kigoye ni ukuba mitsutsu ari kuzi kubona umuvandimwe wawe agenda apfa yumva gupfa uhagaze nyine kagenda upfa ubona umuntu ari gupfa wumva hari igihe bigusigira ikindi kintu kitari cyiza ugasanga nawe turamubuze
noneho ibyo bikavaho kubona harimo ibyo bibazo ukajya wicaye uzi ko nta n'ikintu wanamufasha at least wenda we tukahita umufashe kuba yavuga ati niba mugeze urushinge rw'ijana abasha kubata ibiryo umurwayi agomba kurya wenda inyama n'amafi bya buri munsi abasha ibyo kwitanga icyo tuba turi kumufasha wenda ikindi kintu nawe yakora akuzi kuba yicaye abona ari kumupfana nta n'ikintu yabikoraho nta n'umuntu basi kumufata agaruka nawe turimo turavuga ati nawe tumuteranyirize ko byarangiye ko nawe bari muri depression so rero tumufashe icyo kintu ikindi buriya yagiye no kuza kubibabwira baragerageje imyaka 2 nako tutari twaramugize tumubwira ati wabishize muri media ahubwo tuyareka tugerageze ntago nyine umuntu usubira ajya rwara akanya kataza kubwira abantu we yaragerageza kubigezaho bacitse intege aravuga ati none sasa ubigeze kuko urumva twe tubimenye urede umwana yaratangiye kuva bice bimwe na bimwe kandi rwara gake biveho hamaze igihe kinini yararwara agenda abaho gice kimwe kivaho ikindi kivaho hashize imyaka 2 Ikiza rero yasharinze na nimero ze abanyamasengesho abantu niyo watanga igice okay umuntu asenge cyane sipaka ngo dutange wenda utanafite musengere numara kumusengera wenda ubasha kufite kuva mugera ugiye kumusura unahagera we radezera kunda abantu bamusura uriya mwana ejo bundi twagiye kumusura njye na Nsabi nabije bija noneho arangije atubwira ati ahita amenya n'ubundi Rwanda yarumvishijwe akahita amenya uko amaso nyine yagize akajya abameze gutyo kujya mu ryo riri kugenda ameze gutya atekera mujye muza kudeba nyibasha kureba mutazaza no nakibasha no kubareba ndavuga ni tabwira umusozi n'ikindi yatuza muri no minsi wamagana abasha kureba atubone nyine ko ari kubona nyine ko mu minsi iri kuza nyine abatagifite ubushobozi bwo kongera kureba nyine umuntu ngamenye ngo ninduje uretse kumvijwe gusa nakanamubwira ngo ningiye ariko atakiruka ngo umuntu niwe waje kundeba Rubiyo ndwara umwana ari mutoya nibaza bibaye ari uburozi reka mubwize ukuri abantu baba atari abantu twagiye tuba tugenda mugani abantu atari abantu umunsi n'ubwo wabimenya ko abantu atari abantu yego nyine si abantu rimwe na rimwe ariko ntani kwica umuntu agashira gutyo n'abana ubwo bahindutse inyamaswa bafite imitima y'inyamaswa uvuze ngo abantu si abantu nyine nta bantu ubwo wabukisha abantu si abantu cya kinyarwanda twavuga nyine kinyarwanda cyanjye ni mukeya ni mutoya ni muto so rero abantu mumufashe ku nkunga y'amasengesho ku nkunga yo kujya kumusura no kumuganiriza ushobora no guhamagara misurega nyine nabwo cyangwa ukamuha message kuko kumuhamagara muri benshi nabwo byaba ibibazo muhe na message buriya Debwa aba yicaye nyine yigunze agenda aca muri message abantu bamubwira ati komera turi gusenga bibaho n'iki nabyo birafasha shangiye byanteye ubwoba nyine buri wese icyo afite cyamufasha icyo ari cyo cyose ubundi ngugira wumve kuri ibintu biteye ubwoba we fata umwanya hano wicaye ushushanya uvuga ati umuvandimwe wanjye arimo aravaho umunwa ikintu gitazava y'izuru kizakurikira zava ijisho rimwe ikindi rindi jisho noneho ari ngewe yizereramo noneho afite ukuntu yagiye yizerera muri mitsutsu buri mpamvu na mitsutsu nyine agomba guteremuwe cyane umuntu afite ukuntu yagiye akamwizeramo yumva nyine yamukorera kuko azi ngo ni umusitari azi ko yamukorera ibintu ibyo ari byo byose niyo mpamvu rero nawe yishaka kuvuga ati ngiye nshobora no kuzabikoramo ibindi bintu bidasanzwe kuko hari ikintu azajya amusaba atagifite kimugora mbere ati banakunze ashimira cyane Israel Mbonyi Imana igumugisha bro wakoze ikintu kidasanzwe nako warabizi kuko warabikoze ni wabikoze ntawe kugenda nyine urabizi kubera ko wafashije ikintu mitsutsu nizira ko bisata zigira yibagirwa kiriya kintu mbuzi nako naga azakibagirwa ko arazirikana umwana kwizeramo akavuga ati ngiye umusari ndashaka nyine runaka amumusageze ukahita akabona birabaye buriya ari n'indi minsi mu mutima ko kuyakira ko yamaze kuba kuri yamaze kubyakira uko urajya yagaseka mu museka n'abantu nibo barira we nanoga banarira abaseka ariko hari ikintu muri we nimba yabamaze kwibavuga ati ndarangiye yari ikindi kizire aho nabaje kumusura arahageze hari ikintu cyadanje buriya abakristo mukunda Israel Mbonyi mukomeze mumukunde Imana mwahisemo neza pe ko gufata umwanya wakavuga ati kana nabwo ari mu gihugu gufata umwanya agafata indege akaza akavuga ati ngewe nje kumureba ibintu byadanje ari iminsi yongereyeho ku bisi n'abandi kandi ngewe please abantu batari muri sinema bose bari kwifata bakajya abahanzi bari kunshimisha The Ben urabizi ko ngukunda uzafata umwanya nawe ugerewe urampete nyine ugereyo
Bruce Melody uzafata umwanya ugereyo 001 kabisa nawe igomba kugera nyine aho yatubabone muri mundi bintu mudukorera icyo kintu basi twumve ko tujye twica tunavuga ati hari umwana wari umubihe bimeze gutya tunavuga ngo muri industry turanakundana turafatana nta ya uko no muvandimwe urwaje rega umuziki se tsuke tu promoting indirimbo zabo dukora ducanye tw'indirimbo zabo akazu ka sinema turi bamwe nibo mu turafashanya ko muri filime nzakinamo umuziki nawe uzakina challenge zanjye kugira ngo umuziki yawe boosting cyane kurushaho so rero turafashanya mu bikore icyo kintu sino kwabona umuntu agikorere wenda ngo uko ari muri industry dufashanya ahubwo mukore iki kintu cyo kwerekana abanyarwanda ko hari umuntu ushobora kuba hafi good najya navuga kuri rero turabashimiye tunasaba abantu gukomeza kureba filime zacu ziri gusohoka hari yasohotse nimugoroba hari mwene data isohoka saa 7 hari inkunda isohoka saa 10 hari amaraso yanjye isohoka saa 3 hari amaraso ashyushye za mu gitondo hari amaraso ashyushye sohoka sangaisha saa 4 z'amanywa izo filime zacu muzire muzikunde kandi Dadu wakoze kuri ikiganiro n'ubutaha nitugukenera uzagaruke muri